Mu gihe abantu birirwa bashaka ko bagira ubuzima bwiza, reka mbabwire yuko gushaka ubuzima bwiza byoroshye ndetse byoroshye cyane ku rwego rurenze nuko wabitekereza nuko wabisobanukirwa. Icyo bisaba ni iki? Ni ukubyuka unywa amazi y'akazuyaze, warangiza kunywa amazi y'akazuyaze hashira nk'isaha cyangwa amasaha abiri, ukarya ibyo kurya biteguye neza. Ibi byo kurya bishobora kuba bigizwe n'imbuto cyangwa se yenda igikoma, umukati mwiza, icyo bita brown bread, umukati nyine wuzuye. Hanyuma wamara kubirya ugategereza nk'amasaha 6 hagati yo kurya ibya mu gitondo ndetse no kurya ibya nyuma ya saa sita, hagaca nibura amasaha 6. Hagati aho ngaho ukakora ibishoboka byose, ukanywa amazi ni nko mu masaha 5. Noneho ibya nyuma ya saa sita ukabirya mu masaha 6 cyangwa se saa 7 cyangwa saa 8 bitewe n'igihe wabonye. Hanyuma nimugoroba ntugire ikintu na kimwe ukoza mu kanwa. Abahanga bavuga yuko kurya nijoro ugahita uryama ari intandaro y'indwara zose. Umuhanga w'ubuzima arya kare kandi akaryama kare, maze uyu muntu akabasha kugira ubuzima bwiza kandi yishimiye. Kandi rihame niryo ryarangaga abacurabwenge bose badutanze kubona izuba, abanyabuzima bose bita abanaturopate, niryo hame bashishikariza abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Kubw'ibyo rero byubahirije ukabigenderaho, nawe wagira ubuzima bwiza, sibyo muvandi? Nyamara mbwira bumva, rwana intambara zo kugira ubuzima bwiza kandi uzabugeraho neza.